akigera i Kampala The Ben yakiriwe n'abategura ibitaramo biyongeraho itsinda ryabo basanzwe bakorana. Ubwo ndahita nimuka Element na Symphony Band izamucurangira. Symphony ni itsinda ricuranga neza, murabizi ko ariyo Ariel Ways yakomotsemo yaturutsemo, n'abana bize ku Nyundo bahagaze neza. Izamucurangira byitezwe Paraso afite urukundo rw'abantu bamukunze nyine b'abantu be. Paraso ikindi kintu ari mu gihugu cye nyine arumvikana neza, communication nabo bagande irahari kuko na promotion nyine yarakozwe. Ikindi kintu nagarutseho ni cyuka afite press conference no munsi ariko ari buganire n'itangaza makuru. Bivuze ngo araza kuba afite amasaha atagera no kuri 5 byiburi nkuru ye mu byo ari butangaza byo ko naguma. Yarakwiye kuba byibura yakora nka press conference nko ku munsi w'ejo. Ntumunsi makuru yo ibyo yatangaje bikirwa bitrendinga nabwo mu gihugu cya Uganda pana mu Rwanda, kuko abanyarwanda naga aritwe tuzajya gusupportinga The Ben. Naga abanyarwanda aritwe tuzajya kugura itike muri Uganda, ahubwo abagande nibo bazagura tike. Bivuze ngo yarakwiye kuba yakora press conference ku munsi w'ejo, inkuru no munsi zikirirwa zitrendinga z'ibyo yatangaje mu itangaza makuru, akazakora igitaramo hari abantu bamaze kumwiyumvamo baniteguye kuba baza bakagera gute bakagura amatike. Nk'abaruga na Victor baza mu Rwanda bagukoramo igitaramo, ariko naga igitaramo bakoreye mu Rwanda bo baje bitwaje itangaza makuru yijwe muri Nigeria. Bivuze ngo imbaraga nyinshi The Ben yagakwiye kuba yazishyira muri Uganda, akazishyira mu itangaza makuru rya Uganda, akazishyira mu promoter wo muri Uganda, kuko ni igitaramo kizajya gutano kizabera. Kugusuhuza ngo n'ikaze kuri kandi subscribe kuri no YouTube channel Ela Nation TV. Nyita King Hila Rwanda, umufubuzi wa showbiz nyarwanda. Mw'abantu mwe ikintu usani kimwe mujye mukanda subscribe musharinge ibintu bigere kure, mumfashe kano gacano rwose nakanye sakanje pe, kuko nabwiye yuko biramutse ari ibintu by'ubwanjye nikorera byagakwiye yuko nza nkabirikodinga agenda nkabyumvira mu cyumba cyane cyangwa se muri salo, ubundi bikagera gute bikarangira. Mpamvu ngusabye ko wagira gute wabisharinga kugira ngo tujye tubana mu busesenguzi bwimbitse, mu makuru avugwa imihanda yimbitse, mu kuza gupfubura cyangwa ya showbiz yapfubye, ndetse no mu minsi mike turatangira kujya tuba hostingira abahanzi, abakomediye n'abandi bantu bagize gute bagiye batandukana. Ikindi kintu mw'abantu mwe ndagira ngo ngubwire ngo nimba uri talented ukaba ushaka ikiganiro kuri Ela Nation TV, unyandikire namba zanyira zipinangamo mu munsi. Nimba ushaka ikiganiro kuri Ela Nation TV unyandikiremo munsi namba ndazipiningamo, duciringe dupange uko twahuza mu ikiganiro dutwike kugira ngo ibintu bijye bigenda neza. Umuntu witwa The Ben yamaze kuba yagera Kampala, ahagiye gukorera igitaramo. Yageze ku munsi w'ejo ngira ngo ni mugoroba ku kibuga cya Entebbe. Ni ikibuga cy'indege nabwo ngo nicyo gikuru kiri muri Kampala cyangwa se kiri muri Uganda. Uwitwa The Ben murabizi yuko ubwo ni kuwa gatandatu, ni ku itariki 17 Gicurasi, ubwo ni kuwa gatandatu ejo bundi aribwo afite igitaramo azakorera muri Uganda cyitwa ngo The Plenty Love. Ni The Plenty Love ndaza kubasomera neza, afite azakorera hehe muri Uganda. Hotel nawe ndaje nyibabwiye kuko ndabasomera n'inkuru, ariko kino gitaramo akaba gifite umunsi umwe n'umuntu witwa Paraso. Paraso ni umurigend muri Uganda mw'abantu mwe. Umuntu witwa Paraso ni umurigend, biragoye yuko wasanga nta muhanzi n'uyu numwe muri Uganda batakoranye korabo. Bivuze ngo afite amaboko menshi muri Uganda yakamusapotinze, afite abahanzi benshi bakaje bakamusapotinga muri Uganda. Akaba ari wo munsi n'uwitwa The Ben nawe ubwe afite igitaramo. Yewe namba ngo witwa Paraso gifite mu nkengero ngo z'umujyi, aho ngo witwa The Ben wari mu mujyi rwagati. Uko byagenda kose waba ari utarize no muri Kigande, uri umugande Paraso arakuririmbira ingoma y'ukayumva, ukavibinga rwose ugafininga indirimbo yumva neza. Bitandukanye na The Ben waturutse mu gihugu cyo mu Rwanda, yego sikurana kandi nagari kure, waturutse mu gihugu cyo mu Rwanda, indirimbo ziri mu Kinyarwanda n'icyongereza. Kuri nago music ari abantu bize impamvu wenda bafite ikintu n'abantu mwe. Hari igihe umuhanzi aza wenda akaba yashimisha abantu batize nabize bose bakaza mu Rwanda. Tugiye kwinjira turebe ese ubundi The Ben igitaramo cye kizagenda gute. N'ubusesenguzi mw'abantu tugiye kwinjira. Ese ubundi igitaramo cya The Ben yagiteguye gute ahantu yarakwiye gushyira imbaraga nyinshi ni hehe, aho uzabuze ni yaho zishyize
ni abagiye kumusapotinga ni hehe kugira ngo twinjire neza nge nanga ubusesenguzi ariko bifite ibimenyetso mw'abantu mwe bifite nyine facts cyangwa se bifite proof aho bishingiye reka mbanze mbasomere ino nkuru yanditse ku gihe The Ben arekejwe na Kevin Kade na DJ Flix bageze i Kampala The Ben Kevin Kade na DJ Flix bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe muri Uganda aho bitabiriye igitaramo The Plenty Love kizabera muri Kampala Serena Hotel kwa 17 Gicurasi 2025 The Ben wagombaga kuba yari yagiye mu gitondo cyo kuwa 15 ubwo areje Gicurasi 25 yaje kugira ikibazo cy'iti cy'indege bituma urugendo rwe rusubikwa aza kugenda mu ijoro bituma ikiganiro kujyana n'itangazamakuru kitagira gute kitagira abantu bivuze yuko uwitwa The Ben ikintu kintu ari buze kuba yagira gute yakora icyo bita Rwanda bagira umwanya wo cyangwa se kwamamaza igitaramo ariko nanone cyiza biba byiza iyo ukoze byibura habura nk'ibyo igitaramo kano kanya turimo from Yana Fenye na abakristo na Kevin Kade Uganda ntabwo tubizi niba barimo bagira gute bamuvugaho ntago tuzi nimba izina uwitwa The Ben afite mu gihugu cyo mu Rwanda ari naryo zina afite mu gihugu cya Uganda bivuze ko biba byiza biteguye press conference mu minsi mbere y'iminsi 3 mbere yuko icyo gitaramo kugira ngo nyine abantu mu minsi 2 bagiye guca abantu bakuvuga bite n'ibintu bavuze wenda yibaza ati The Ben yaje avuga kuri Shiba babivuga mu minsi 2 b'inkuru yaje avuga kuri Kaso b'inkuru cyane kugira ngo nyine b'inkuru bacucu n'abantu babonera umwanya wo kugura amatike cyaza kwitabira cya gitaramo cyawe bituma ijoro bituma ikiganiro cye n'abanyamakuru gisubikwa kimurirwa kuri uyu wa 16 Gicurasi 2025 bivuze ngo uno munsi turi ku itariki 16 mw'abantu nibwo uwitwa The Ben afite ikiganiro n'itangazamakuru nibwo ari bukora icyo twize nka press conference bivuze ngo ni ikiganiro ari buze guhuriramo n'itangazamakuru igitaramo agifite ku munsi w'ejo bivuze ngo nta mwanya na muto wasigayemo wo gucuruza inkuru cyangwa se gucuruza bimwe mu byo The Ben ari buze kubagira gute atangaza akigera i Kampala The Ben yakiriwe n'abategura ibitaramo biyongeraho itsinda ryabo basanzwe bakorana ubwo ndahita nimuka Element na Symphony Band izamucurangira Symphony ni itsinda ricuranga neza murabizi kariyo Ariel Ways yakomotsemo yaturutsemo n'abana bize ku Nyundo bahagaze neza izamucurangira byitezwe ko bagera i Kampala kuri uyu wa 5 bivuze ngo kwa 5 no munsi igitaramo kirejo mw'abantu mwe uretse aba bahanze bazaba baturutse mu Rwanda iki gitaramo kizanitabirwa n'abandi barimo Irene Nare Raiji DJ Spini na Omario uzawuturutse muri Tanzania kizayoborwa na MC Mariachi mu gihe hazaba hari n'abanyarwenya bivuze ngo uwitwa The Ben ntago igitaramo agiye gukora mw'abantu mwe gishingiye kuri music nyine gerageza bafashije nizi ukagenda ukayishyira nko muri cya gitaramo cya The Ben yakuri mu Rwanda murakibuka igitaramo cyabaye viral igitaramo cyagoinze viral igitaramo cyaciye impaka igitaramo tutari twabona mu gihugu cyo mu Rwanda igitaramo bivuga ko witwa The Ben byatumye BKR nitimukubita amasezerano yo kuzajya buri ya mbere y'umwaka y'ukwezi kwa mbere umwaka wari wese afite ngo amasezerano mara y'imyaka 4 simbize neza ndaza kubarebera buri ya mbere yuko kwa mbere umwaka utangiye yuko yajya koreramo igitaramo bitewe n'ukuntu twabonye igitaramo yakoze cyagwenze viral cyari igitaramo cyiza cyari igitaramo cyakataraboneka bivuze ngo uwitwa The Ben yongemo noneho abanyarwenya ako benshi bakomoka mu gihugu cya Uganda harimo uwitwa muri icyo gitaramo abanyarwenya barimo witwa ngo Maruwana na Regina na Dr. Hilary Okero aba naba komediye cyangwa se n'abanyarwenya bazaza bakatendega muri icyo gitaramo cy'umuntu witwa The Ben kwinjira muri iki gitaramo
kizabera muri Kampala Serena Hotel ni ibihumbi 150 by'ama UGX, ubwo ni amafaranga y'amagande agera ku bihumbi 60 by'amanyarwanda. Ameza azaba ateye muri VIP azaba agura ibihumbi 400 by'amagande, ubwo mu manyarwanda n'amafaranga agera ku bihumbi 160. Naho ameza azicaraho abantu 8, barese ko ari ameza manini nyine abantu bashobora gufata bakicara ari abantu bagera byibura nko ku 8. Ameza azaba yicayeho abantu 8 azaba agura miliyoni 3 z'amagande, ubwo mu manyarwanda n'amafaranga agera kuri miliyoni 1 n'ibihumbi 200 by'amanyarwanda. Twinjira mu nguru mw'abantu mwe ni Jean Nijandura twirukanka. Witwa The Ben afite igitaramo ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo nibwo uwitwa Paraso, umunya-Uganda, umuhanzi mwiza cyane, afite igitaramo nawe azakora ku munsi w'ejo kizabera muri Uganda. Nakubwiye yuko nubwo The Ben afite ama featuring atandukanye mu gihugu cya Uganda. Murezi ko afitanye featuring n'umuntu witwa Shiba, afitanye featuring n'umuntu w'umukobwa witwa Rema, ariko ntago byakura yuko witwa Paraso ashobora kuza akamukubita inshuro. Hora wanga inkoko iri wabishonda umukara. Cyo ni Kinyarwanda mw'abantu mwe. Paraso afite urukundo rw'abantu bamukunze nyine b'abantu be. Paraso ikindi kintu ari mu gihugu cye nyine arumvikana neza, communication nabo bagande irahari kuko na promotion nyine yarakozwe. None mu kijyanye na promotion ndagendamo hagati, The Ben ahantu yibeshye kuri promotion aho tugiye kuhinjira. Witwa The Ben nkawunye kwagiye ibitangazamakuru bitandukanye byinshi cyane, 3D TV, Nyarwanda, The Choice, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse ni bije yapanzwe mu gutegura kira gitaramo. Rogati tugomba gushaka uburyo cy'abanyamakuru b'abanyarwanda bazagera hari ahantu, bazagera gute, bazajya muri Uganda kugira ngo bazakavaringe cyangwa se banakoresha ibiganiro cyangwa se banagire gute. Bivuze ngo uwitwa The Ben ubwe yitwara itangazamakuru cyangwa se n'abapromota bagiye batandukanye, ariko yirengagiza yuko abo banyamakuru ajyanye ari abanyarwanda atari abo muri Uganda. Bivuze ngo nimba wenda ari bije